Maurice Niyomugabo. Dushimye Imana muri iki gitondo cyangwa muri ibi bihe turimo ko Imana ikomeje kuturengera, ikomeje kuba mu ruhande rwacu, tuzuye ibyishimo mu mitima yacu. Rero nk'ibyahishuwe Media TV tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Nanone twongeye kujya gusura umupasiteri kugira ngo atuganirize ku ijambo ry'Imana. N'umupasiteri w'inshuti yacu ukunda ibyahishuwe Media TV, ukunda ibiganiro byahishuwe Media TV. Reka tumubahe abasuhuza. Muraho neza nshuti bakundwa, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi nishimiye kubana namwe, kandi namwe abanyamakuru ba ibyahishuwe Media TV ndabasuhuje kandi ndabakunda. Imana ibahe. Urakoze cyane pasiteri, mwakomeza mutwibwira, hari abatabazi, hari abatazi amazina yanyu, mukomeze mutwibwira pasiteri. Nitwa Pasiteri Sebineza Felix, nkaba ndi umushumba mu itorero Zion Temple hano i Kigali, kandi ndabasuhuje mwese kandi bifurije umugisha w'Uwiteka Imana. Arakoze cyane pasiteri, uyu munsi mwaduhishiye iki? Uyu munsi mwaduteguriye iki? Ni iki muduhishiye muri ibi bihe turimo pasiteri Karim? Uyu munsi mu bihe turimo, mu bihe bigoye, numvise umwuka wera yanganirije ngo Uwiteka agiye kugukorera igitangaza gituma abantu bahindura imvugo. Uwiteka muri iyi minsi dukeneye ko akora ikintu gishya. Hari ibintu Imana igomba gukora bituma abantu bahindura imvugo ku buzima bwabo. Urakoze cyane pasiteri, twabaha umwanya rero. Murakoze cyane. Reka rero nshuti mukundwa, aho uri ukurikirana ibyahishuwe Media TV, Imana yo mu ijuru iguha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Ndagira ngo tuganire uyu munsi wa none ku magambo agera ku byanditswe bitatu. Abami ba mbere igice cya 18 umurongo wa 36 kugeza ku wa 40, na Mariko igice cya 10 umurongo wa 48 kugeza ku wa 52, ndetse na Yohana, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 9 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9. Hano ndi buvuge aya magambo mu bihe turimo, mu bihe bigoye. Bene data, mu bihe turimo, turi mu bihe bigoye, turi mu bihe biruhije, turi mu bihe by'ikoranabuhanga, turi mu bihe isi irimo ikora ibitangaza kuruta, ndetse wajya kubireba mu buryo bugaragara ugasanga mu buryo bw'iyobokamana ntabwo abantu babona ibitangaza bigaragara, ibitangaza bifatika, bigatuma abantu bibaza ku Mana, bigatuma abantu bashidikanya ku Mana. Hari igihe uhura n'ibibazo usenga, warazamutse za kanyarira, waragiye hirya no hino, bigatuma benshi bava ku Mana, ndetse n'abandi bagapfa. Uyu munsi wa none Satani arimo arica. Satani yatwikiye abakobwa benshi, Satani yatwikiye abahanuzi, Satani yatwikiye abantu benshi babivamo. Ariko nagira ngo nkubwire ngo hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Hari isengesho ugomba gusenga. Iyo nsoma igice cya 18 aha mu bami ba mbere umurongo wa 36, ijambo ry'Imana avuga ngo nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, ngo Eliya umuhanuzi ngo yegera igicaniro, aravuga ati Uwiteka Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo na Israheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana, ngo kandi bimenyekane ko ndi umukozi wawe, ngo nyumvire Uwiteka, ngo kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, ngo kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Iri jambo ndagira ngo mvuge amagambo 8 Imana ikora ku buzima bwawe, bigatuma abantu bamenya ko Imana ari Imana. Ariko bene data, nubwo mvuga ibi, ntugendere gusa kuri ibi, ahubwo ubanza ukiranukira Imana. Ikintu cya mbere, urufunguzo ruguhuza n'Imana, urufunguzo rutuma Imana ikora ibitangaza ku buzima bwawe, ni urufunguzo rwitwa gukiranuka. Uyu mugabo witwa Eliya yanze kuramya ibigirwamana. Yari mu bihe bikomeye, yari mu bihe biruhije, yari mu bihe nk'ibi turi mu uyu munsi wa none. Muri iyi minsi ubusambanyi burezi, muri iyi minsi ubupfumu burezi, muri iyi minsi naha mu Rwanda honyine zigaye zitishaho ubupfumu burezi. Igihe cya Eliya ubupfumu bwari bwezi. Hari abahanuzi 450 bari bashinzwe kuragura iby'ubutunzi, iby'ubukire. Muri iyi minsi ureba abakire ni bande? N'abapaga, n'abatizera Imana, ni indaya, n'abasambanyi. Niyo babona promotion mu kazi, niyo bazamurwa mu ntera, kubera ko abazamura ni indaya zabo, barabasambanya. Abakobwa bakijwe benshi barimo ntibabona n'abagabo, bafite ibibazo bikomeye cyane. Icyo gihe niko cyari kimeze. Abahanuzi barapfaga, umuntu udakishijwe benshi bari bafungiye mu buvumo, bari bafungiye ahantu. Ufungiye he? Bari bafite amahanuzi 400 bari bashinzwe ubusambanyi, bashera. Muri iyi minsi ubusambanyi burezi. Ariko uyu mugabo
arahagarara mu kwizera, aragenda ahagarika imvura. Amaze guhagarika imvura ahura n'ibibazo bikomeye. Yagaburirwaga n'ibikona. Ibaze uwaryaga inyama zivuye mu kanwa k'ibikona. Iraza uyu munsi wa none kubona inyama y'igikoni ikaza ikakuzanira umugati, ikakuzanira inyama. Reka mbabwire bene data, murabizi ko muri iyi minsi ya confinement twari inyama z'ibikona? Mwari mubizi? Wari ubizi ko wari inyama z'ibikona? Wari ubizi ko wari inyama z'ibikona? Wari iki muri iyi minsi? Buriya hari ibintu mu mvugo ya Bibiliya bita allegory, Imana igakoresha ibintu, ariko abantu benshi twari inyama z'ibikona. Twagiye tubona amafaranga, ukabona umuntu akoresha amafaranga utamutekerezaga, warariye n'ubu uri murarya izo ni inyama z'ibikona. Arahaguruka Imana amazi ngo akamye, akagezi gakamye, aravondaje, Imana imwohereza hahandi. Ezebeli ubundi yari yaravuye mu bapfumu, yari umupfumu, yari umwana wo mu bapfumu, yari umwana w'Isidoni, yari umwana wavuye mu wabo mu bigirwamana. Imana imujyaniyo, Eliya bari ajya gutungwa n'abapfakazi. Bene data, hari igihe dutungwa n'abatagomba kudutunga. Abiyo ntiyigeze anamwemera, yaramufashije, ariko arangije aramutunga. Bukeye ngo atangira kuramya ibigirwamana, abashakashatsi, ariko mandari nasomye ngo yaramije ibigirwamana. Umwana we apfuye, aramubwira tuje kunteranya n'Imana yawe. Nuko yari azi ko yabivangavangaga. Arangije amuzurira umwana we, yamubwiye ngo menye Imana yawe. Imana yamubwira ati va genda, igihe kirageze. Nibwo yahagurutse, igihe kirageze ngo ngaragare nk'Imana. Umvira ijwi ry'Imana, igihe kirageze ngo Imana igaragare mu buzima bwawe. Igihe kirageze ngo Imana igukure muri ubwo buzima. Hari ibintu 8 Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Ikintu cya mbere, Uwiteka agiye kwemeza abantu ko uri umukozi w'Imana. Imana igiye kwemeza, aravuga ngo bigaragare kandi bimenyekane ko ndi umukozi wawe. Bimenyekane. Bene data, muzajye musenga ngo bimenyekane ko uri umukozi w'Imana. Apana ngo bimenyekane gukora ibitangaza. Apana bimenyekane kusenga. Bimenyekane ko uri umukozi w'Imana, ko ari yo wizeye Imana yawe. Bimenyekane ko icyubahiro ari icyayo. Ijambo rya kabiri, uyu mugabo, abantu bagiye kumenya ko Imana ari usenga. Bimenyekane ko ari wowe senga. Imana ari usenga. Icyambere, uri umukozi w'Imana, ukijijwe. Kuba umukozi w'Imana si kuba pastor, si kuba umushumba, si kuba umuvugabutumwa. Kuba umukozi w'Imana ni ukuba warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Icya kabiri, bimenyekane ko ari Imana usenga, udasenga abapfumu, udasenga ikindi kintu. Icya gatatu, Imana igiye gukora igitangaza cy'ibyo wasabye. Reka nkubwire, hari igihe wasabye ibintu bizaboneka, ariko uyu mugabo yasabye Imana. Imana igiye gukorera igitangaza cy'ibyo wasabye. Uyu yasabye umuriro kumanuka ugatwika igitabo, ariko wowe ufite ibyo wasabye iki? Itegura, Imana igiye kubikora. Yesu yaravuze ngo nimusabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurira. Gendera kuri iri jambo. 7:7 Matayo kugeza ku murongo wa 10. Arongera aravuga muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 24, aravuga ngo icyo uzasengera cyose ugishizeho umutima, ngo uzizere kugihawe kandi uzakibona. Izere ko icyo wasabye Imana uzagihabwa kandi uzakibona. Imana mu ijuru izakora ibitangaza ku buzima bwawe. Icyakane, Imana izakora ku buzima bwawe. Abantu bagiye kumenya kwemera Imana yawe, bayiramye. Umuriro umaze kumanuka, abantu bemeye Imana. Reka nkubwire mwene data, ntuzigere uvuga ngo abantu bazemera Imana yawe batarabona ibitangaza Imana ikora. Komeza winginga Imana, ukomeze uyikiranukire, ureke kuyivamo. Abantu bazemera Imana yawe, bayiramye, bahindukire, bakizwe, bavuga Imana yawe. Bene wanyu bazamenya Imana ari uko babonye Imana igusubije, ari uko babonye Imana igukuye muri ubwo buzima, ari uko babonye Imana ikoze ibitangaza ku buzima bwawe. Uzakiranuka, wera imbuto, ariko umunsi Imana yakoze ibitangaza, bene wanyu bazahindukira, bavuge ngo Imana niyo Mana. Twese twarabibonye Imana, abantu bagiye bemera umuhamagaro wacu, ariko Imana yakoze ibitangaza. Ijambo rya gatanu, Uwiteka agiye gucecekesha abaguca intege. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uyu mugabo witwa Bartimayo yari ku nzira, ari kuri rompwe, ngo atakira Imana, abwira Imana ngo Mana uzantabare, Mana uzangirire neza, Mana uzamfashe. Arayitakira, abantu bamuca intege. Iyo dusenga abantu baduca intege, iyo tuvuga Imana abantu baduca intege. Uzarebe habe na za YouTube zacu, habe ni Chanel mukurikirana, usanga abantu benshi batayiha agaciro, baduca intege. Ariko Imana igiye kigiye kugera abantu bakurikirana ijambo ry'Imana, igiye kigiye kugera. Ibi muri bo mureba bene data, nagira ngo mbahanurire, mbabwire ko ibi mureba n'ibindi bizaza, n'ibindi bizaza, n'ibindi bizaza. Igihe kizagera, Imana irimo irakubita abantu akanyafu. Igihe kizagera, isi buri kubigenza bagarukira Imana. Igihe kizagera, mwebwe mufite za televiziyo,
kuma YouTube n'ahandi muzikomeze. Igihe kizagera abantu bahindukire baceceke, Imana igiye gucecekesha abantu bagaruke baze bashaka Imana. Humura, igihe kizagera bene wanyu bagushaka, igihe kizagera abantu baje Imana ibacecekeshe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo yaratatse, aravuga ngo Yesu Yesu mbabarira, ngo abantu baramucecekesha, ngo arakomeza arataka. Haleluya, Yesu arabacecekesha. Ijambo rya gatandatu, Uwiteka yumvise gutaka kwawe araguhamagaye. Kandi Yesu naguhamagara bizatuma n'abantu bakubwira neza. Abantu bajye bakubwira nabi kubera ko Yesu ataraguhamagara. Abantu bajye bakwibagirwa kubera ko Yesu atarakwibuka. Abantu barakwibuka. Hari igihe ugirira abantu neza, hari igihe abantu service, hari igihe usengera abantu bakakwibagirwa, barangiza gusubizwa bakigendera, bakagenda. Reka mbabwire Media TV, mwebwe mukora ibi biganiro, muhumure, mukomeze mukore. Hari igihe kizagira abantu bagahindukira, bakagarukira televiziyo yanyu, bakaza bakayishaka, bagashaka. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu amuhamagaye. Yesu ngo arabantu muhamagara, bose baragaruka, babandi bamuca intege baraza. Yesu Kristo umunsi yaguhamagara, Yesu Kristo agiye kuguhamagara, Yesu Kristo agiye kugirira neza, Yesu Kristo yumvise gusenga kwawe, Yesu Kristo araguhamagara, Yesu yumvijwe ngo aramuhamagara. Abantu bose baravuga ngo ngo ceceka, humura, Yesu araguhamagara. Haleluya. Abantu bakubwiye ngo wowe ujya hehe, muri bari abarokore, muri bari abasazi, uri umusazi, wiri gugenda umunsi kwira, umunsi Yesu yaguhamagara, umunsi Yesu yakwibutse, bazaceceka. Kandi Yesu agiye kubikora. Humura, ico ni igitangaza cya gatandatu Yesu Kristo agiye gukora ku buzima bwawe. Igitangaza cya karindwi, Yesu Kristo agiye kugukuramo umwambaro w'igisuzuguriro, ariko niwe wa mbere uzawikuramo. Yesu yaguhamagaye, uhindura ibitekerezo, uhindura imyumvire. Benda abantu bajya bumva ngo gukuramo imyambaro akumva nko ari gukura ingi, n'uguhindura imitekerereze. Iyo Yesu yaguhamagaye, iri jambo niri kugeraho, hindura imitekerereze, uvuge ngo uziko nanjye Yesu ankunda, uziko nanjye ushobora kuba wayobye udakunda kumva niyoboka Imana, wakubita gutya ukagwa kubyahishuwe Media TV, ukagwa kuri iki kiganiro, yiyambura iyo myambaro mibi. Imyambaro yavuze, yiyambuye imyambaro y'uburyo bubiri. Icyambere, yiyambaye imyambaro y'icyaha. Hari umwambaro wambaye mubi, hari umwambaro ugutera igisuzuguriro. Reka nkubwire, hari umugabo witwa Zakari mu gice cya 19 Luka, yari yambaye umwambaro w'ubujuru, yari umukire ariko yarasuzugurwaga, yari mugufi, yari afite igisuzuguro cy'ibyaha. Ariko ngo abonye Yesu, yiyambura uwo mwambaro w'icyubahiro, yiyambura umwambaro w'ibyaha, ngo aragenda yurira. Bivuga ngo kurira umuvumo, ngo yaciye bugufi, ngo arangije Yesu aramuhamagara ngo uyu munsi ndarari wawe. Yiyambura umwambaro w'ibyaha, yiyambura umwambaro wa kabiri nuko yiyambura umwambaro w'igisuzuguriro. Hari umwambaro batwambitse, hari umwambaro bakwambitse, hari umwambaro wambaye kubera ubuzima urimo, hari umwambaro urimo ugenderamo. Ariko uyu munsi wa none nagira ngo ubwire ngo uwo mwambaro uwiyambure mu izina rya Yesu. Nta muntu uzakuvana mu bukene, nta muntu uzakuvana aho hantu, ni wowe ugomba kwiyambura. Ukavuga ngo hari ijambo ry'ibiziringiro rindi ndaryiyambuye mu izina rya Yesu. Hari ikintu Imana ikora biciye mu bitekerezo byawe. Nukomeza gutekereza ko uri umutindi, uzapfura umutindi. Nukomeza gutekereza ko utava muri ubwo busambanyi, uzapfura umusambanyi. Nyakunda kuvuga ngo umwuka wose numwe. Iyo uri mu byaha uri umukene, biri mwita umukene mu mwuka. Iyo uri umukene ku mubiri uri umukene, uri umutindi, nta muntu ukumva. Niyo waba uri umuhanga gutuma umukene, yambura uwo mwambaro. Ngo amaze kuwiyambura, haleluya, aganira na Yesu. Hari umwambaro wiyambura ukaganira n'abakomeye, hari umwambaro wiyambura ugahura n'abantu. Ngo amaze kwambura umwambaro, Yesu aramubaza ngo urashaka iki? Aramubwira ngo ndashaka guhumuka. Yesu Kristo agiye kugukuraho icyo cyasha. Yesu Kristo, ijambo rya munani, Yesu Kristo agiye kugukuraho icyo cyasha gituma abantu bakwibazaho, gituma abantu bakugenera ibiceri. Uzi ko hari umuntu udashobora kugendera 100,000, uzi ko hari umuntu wumva gusa ukeneye 10,000 akagufashisha 10,000 ntiyakugendera 200,000. Ariko reka nkubwire, hari abantu bagiye kukubaza ibintu, Imana igiye gukuraho icyo kintu, ubwo bukene, ubwo buhumye, icyo kintu cyari ku buzima bwawe. Yesu Kristo aramubwira ngo urashaka iki? Aramubwira ngo nta kintu nshaka, ndashaka guhumuka, ndashaka nkura iki kintu gituma nsabiriza, hari ikintu gituma ubuzima bwawe budahinduka. Yesu Kristo agiye gukura muri iyo confusion mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka uyu munsi wa none kubwira ngo Yesu agiye gukuraho ubwo buhumye. Igice cya 9 hariya muri Yohana, ijambo ry'Imana ngo hari undi wari impumyi nawe, ngo abantu batangiye kumwibaza. Iyo abantu batarakwibaza Yesu ntajya akora igitangaza. Yesu agiye gukora igitangaza gituma abantu bahindura ivuko ku buzima bwawe. Abantu bari bazi ngo n'ibyaha by'iwabo, abantu bari bazi ngo ni za karande, dore ubu ngubu abantu benshi basigaye bakora ikintu cyose ngo ni karande. Hari ibintu byakubayeho bitari karande, hari ibintu uhura nabyo bitari karande. Abantu batangira kumubaza ngo ari kuriya muntu n'ibyaha by'iwabo, ni karande z'iwabo.
iwabo, ni ukubera ko yavutse ku mugore mu buryo butateganijwe, mu buryo kera twitaga ikinyendaro, ni ukubera ko iwabo batigeze bakira, ni ukubera ko atize, ni ukubera iki? Never. Yesu aravuga ngo ni ukubwira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we. Uyu munsi wa none nagira ngo ubwire ngo imirimo y'Imana igiye kugaragarira mu buzima bwawe. Akira imirimo y'Imana mu izina rya Yesu. Ube tayari, ube witeguye. Ngo arangije aramwegera aravuga ngo ngomba gukora umurimo wa data hakiri kare, ngo kandi ni umucyo w'isi. Umucyo bivuga kuvanamo confusion, bivuga kuvanamo ibintu byari bigufashe mu buzima bwawe. Soza muri kano kanya nagira ngo nkubwire ngo umucyo w'Imana ugiye kuvira mu mwijima. Mu mwijima ni confusion, ibintu bidasobanutse. Yesu agiye gusobanura ibidasobanutse, abantu bahindura imvugo ku buzima bwawe. Uyu yari mu mwijima, yari amagize igihe ubuhumyi buvuga umwijima. Iyo mumirije gutya nta kintu mbona, niyo uri mu mwijima nta kintu ubona. Hari umugabo wavuze w'umunyabwenge aravuga ngo amaso ntabona, ngo habona umucyo, habona lumiere. Reka nkubwire, hari umucyo w'Imana ugiye kumurikira mu buzima bwawe, ugiye kumurikira mu rugo rwawe, ugiye kumurikira ubusore bwawe, ugiye kumurikira ubukumi bwawe, ugiye kumurikira akazi kawe, ugiye kumurikira muri business zawe. Hari ibintu ubona bidasobanutse. Umucyo w'Imana aravuga ngo njye ndi umucyo uvira mu isi, kandi ngomba gukora umurimo wa data hakiri ku manywa. Yesu agiye gukora hakiri kare. Ku manywa si ukuvuga ngo ni aya manywa ureba, ahubwo ni amanywa n'umwanya. Hari umwanya Yesu agiye gukora, aya ni amanywa Yesu agiye gukora mu buzima bwawe. Ngo arangije aramubwira ngo genda, amusiga ngo arafata ngo amacandwe ayacira hasi. Amacandwe bivuze ubuzima, abucira hasi mu butaka, afata bwa butaka arabutoba. Abashakashatsi bajya bavuga ngo hariya hantu hari havumye, hari ahantu uhagaze hatameze neza, Yesu agiye kuvumura. Hari ahantu ibintu bitagenda, Yesu agiye kuhavumura. Hari ahantu ukorera bitagenda, hari ahantu wicaye bitagenda, Yesu agiye kubikora kugira ngo aguhumure. Arangije aramubwira ngo najye muri Silowamu yari hano, bivuga ngo ni uwatumwe. Kristo, iyo winjiye muri Kristo ibintu bigenda neza. Reka nkubwire, Kristo ni ukora igitangaza. Kristo ubwe ni igitangaza. Iyo umwinjiyemo wakira igitangaza. Iyo hari abantu bashakira ibitangaza bakajya injira muri Kristo urabona ibitangaza. Aramubwira ngo jya muri Silowamu, bisobanura uwatumwe. Uwo ni Kristo watumwe. Ngo aramubwira ngo genda ukarabe woge. Aramubwira ngo genda ukarabe. Aragenda ariyuhagira ati genda ukarabe urahumanuka. Injira ukarabe ibizaha byawe, injira ukarabe ibibi byose, injira ukarabe imivumo yawe, injira ukarabe ibintu byose. Yesu Kristo arakubohora mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka uyu munsi wa none ibanga rikomeye ni ugukaraba. Muri Yesu ni ukwezwa, muri Yesu ni ugukiranuka, muri Yesu ni ukwakira imbaraga z'umwuka wera ngo avamo yahumanutse. Abantu bamurebye bahindura imvugo, abantu bamurebye bahindura ururimi. Ku bwa Eli abantu bahindura ururimi, baravuga ngo Imana niyo Mana. Ku bwa Batirima bahinduye ururimi, baravuga ngo Yesu araguhamagaye. Reka nkubwire ibintu Imana igiye gukora, abantu bagiye kwemera Imana yawe. Icya kabiri, ufata amagambo atatu ntugire. Icya mbere, bagiye kuvuga ngo Imana niyo Mana. Imana ya runaka, Imana ya Solange, Imana ya Fifi, Imana yani Imana ya Maurice niyo Mana ishobora byose. Icya kabiri, bagiye kuguhamagara, bagiye kuguhamagara bagiye kuguhamagara. Hari abantu baze guhamagara, hari abantu baze ariko bagiye guhamagara. Akira guhamagarwa mu izina rya Yesu. Tiyahamagawe n'umuntu umwe. Bibiliya avuga ngo bose baramuhamagara, abamucaga intege n'abatamucaga intege. Imana igiye kuguha abagukunda n'abatagukunda, n'abari bakuzi n'abatakuzi, bose bagiye kuguhamagarira icyarimwe. Akira amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo rya gatatu ngo abantu bose bamwibazaho, baravuga ngo niwe, abandi ngo arasa nawe, nawe ugiye kubabwira ngo ni njyewe. Hari abantu bagiye kuzakuyoberwa kuko Yesu yakugiriye neza. Yesu yakoze ibitangaza ku buzima bwawe. Yesu agiye gukora ikintu gituma abantu bose bakumenya. Ariko ibanga, karaba muri Yesu, injira mu maraso ya Yesu Kristo. Umurinzi aravuga ngo ngwino kwa Yesu, ngo winjire mu maraso ya Yesu Kristo, uwezwe mu maraso ya Yesu Kristo. Yesu akweze, agutunganye, aguhindurira amateka. Yesu ni uhindura amateka, Yesu ni uwohora, Yesu ni ukiza, Yesu ni ugirira neza. Reka mbabwire bene data, nta rindi ibanga no gukiranuka kwacu tukubonera muri Kristo Yesu. Imana igumugisha. Reka ngusengere, ariko ntiwibagirwe ko ibyahishuwe Media TV ugomba kwakirira ijambo warangiza ukarisangiza abandi. Si ryawe gusa, nawe hari abandi ugomba gusangiza abandi. Uko ryakugezeho nawe ari kurigeza ku bandi. Ufata gusa ugakora share, ugashenga nko ku bandi 100. Ibyo bizagutwara iki? Niki byagutwara? Yesu aguhumugisha. Kandi uzaba urimo wamamaza ubutumwa bwiza, uzaba urimo wamamaza Kristo, kuko nubundi usangiza abandi ibindi bidafite umumaro. Ariko ibi ngibi abantu benshi bazakizwa, abantu bazakira indwara, abantu bazabohoka, abantu Yesu azakorera ibitangaza, bigatuma abantu bahindura imvugo mu miryango yabo. Yesu azaguhumugisha. Ibyo byose bizazi iwawe. Imana iguhumugisha. Reka mbasengere. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye ko wabanye natwe. Ndagushimiye Imana ikomeye data. Wewe wabanye na Eliya, wowe wabanye na Bartimayo, wahinduye amateka y'ubuzima. Bibiliya irambwira ngo awuhindura amateka y'ubuzima bwe, ngo kuva uwo munsi aragukurikira, ntiyongera kumusabiriza. Reka mwami w'abantu ukora igitangaza, uvana abantu muri